ni kenshi twumvise mu mateka ko Uburayi bwagize akarima k'igikoni Afurika yacu dutuye. Abazungu baraje benshi babanza kubatinya, bikanga ko ari inyamaswa kuko bari babonye urwo ruhu rudasa n'urwabo. Uyu munsi biroroshye ko umwana aca akenge agahita amenya ko ku isi hari abandi bantu bafite uruhu rudasa n'urw'ababyeyi be. Ibyo kuri we uyu munsi ntibimutungura, bitandukanye cyane n'abakurambere bacu ko babagaho. Uwo mwana w'uyu munsi akoresha imbuga nkoranyambaga akamenya ayo makuru bikoroha, mu gihe abakurambere bacu bari bazi ko ari bo bonyine bari ku isi, nta bandi bafite uruhu rutandukanye n'urwabo. Icyakomeje gucanga abasomyi n'abakunzi b'amateka ni ukuntu uwo mwera yaje atwaye igitabo cyera nka we, ashaka ko ibyanditswemo bimenywa na benshi. Akaza agitwaye ibumoso bwe, ariko iburyo hatwaye imbunda. Ko tubwirwa ko icyo gitabo ari intwaro bwacyo, iyo masotera yarije kumara iki? Hano nawe wibaze. Nta washidikanya ko iryo jambo ry'Imana ryatuzaniwe ryabaye umuyoboro mwiza n'igikoresho gihambaye cy'ubwambuzi kuri Afurika. Baraje baratunda bajyana umutungo kamere wa Afurika bajyana iwabo. Abazi amateka neza n'amashuri n'izo nyubako zo gusengeramo iyo Mana batuzaniye, byose byubatswe n'abari basanzwe ku butaka bwabo, ariko ababanje kwigiramo n'ubundi ni abana bakomoka kuri abo bazungu. Baje basanga Afurika ikungahaye ku butunzi bwayo, baratunda biratinda, bayisiga itakigira n'urwara rwo kwishima. Ubu munsi barayotana n'ibibazo byayo bayiteye, bakayogeraho uburimiro, kuko ntacyo isigaranye cyo kubarwanya nyine. Muri icyo gihe umusozi runaka wanganyaga agaciro n'ikirori cyangwa indorerwamo byita uko ushaka. Ese koko byari bikwiye? Dukubita tubangura, ikinzanye no kubabwira ko mu 1884 Abanyaburayi birengagije miliyoni z'Abanyafurika bapfiriye mu buretwa no mu nzira bajyanywe mu bucakara muri Amerika, bongeraho kureba biri mu nyungu zabo ku mugabane wari usanzwe ari ukwawo. Ku gice munsi cyo kwa gatandatu tariki 15 Ugushyingo 1884, imbere mu ngoro y'ubwami bw'Ubudage izwi nka Wilhelmstrasse, hateraniye inama mpuzamahanga. Iyo nama yari yatumijwe n'uwari chancelier w'Ubudage, uyitwaga Otto von Bismarck. Intego nyamukuru y'inama yigaragaza gukinjira mu cyumba, kuko hari hamanitse ikarita ya Afurika ifite uburebure bwa metero 5, igaragaza ibiyaga by'uwo mugabane, imigezi, imisozi, amazina make y'ahantu hamwe na hamwe, n'utudomo tw'umweru hamwe na hamwe h'ingenzi. Nitwa Munezero Emmanuel, mbahaye ikaze. Imbere y'ameza y'uruziga hari hicaye abayobozi b'ibihugu 13 by'i Burayi. Leta z'Ubumwe za Amerika nazo zari zatumiwe, ariko zanga kwitabira kuko nta nyungu nyinshi zabonaga muri Afurika. Iyo nama yamaze amezi 3 kuko yarangiye tariki 26 Gashyantare 1885. Ibihugu byose bimaze kwemeranya uko bizigabanya Afurika, by'umwihariko ibyifataga nk'ibikomeye muri mu Budage, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubuholandi, Ububiligi, Portugal ndetse na Espagne. Mu kugabana bari bafite amakaramu y'ibiti, buri umwe aca imirongo aho ashaka gufata, bakabanza kubiganiraho. Babyemeza ubwo bagakomereza ku wundi. Iyo nama yamaze iminsi 104, uvanyemo akaruhuko gato bafashe ngo bajye kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Nyuma y'inama ibihugu byose bya Afurika uvanyemo Liberia na Ethiopia y'ubu byaragabanywe kandi birakolonizwa. Nubwo ibyagabanwaga ari ubukungu bwa Afurika, nta munyafurika wigeze utumirwa muri iyo nama cyangwa ngo hagire ubahagararira. N'umuyobozi wa Zanzibar washatse kwitumira ngo ayijyemo yakumiriwe kure n'Abongereza. Professeur Oriyami Akinwumi ni inzobere mu mateka ya Afurika, ni umunyanigeriya. Yavuze ko kugabanya Afurika byakozwe hatitaye ku mateka cyangwa imibereho y'abatuye uwo mugabane, ari nazo ngorane igihura nazo uyu munsi. Aragira ati, benshi muri Afurika twemera ko inkomoko y'amakimbirane kigaragara kuri uyu mugabane yatangiriye mu nama y'Iberire. Akinwumi avuga ko nk'ubwoko bwabaga bubumbiye hamwe bwajyaga kwisanga bwashyizwe mu bihugu bitandukanye, ibihugu bimwe bikagabanyirizwa ubuso n'ibindi. Mabwiriza ibihugu byahuriye imbere byahawe harimo ko niba igihugu cyageze ku butaka runaka bwa Afurika buzitwa ubwacyo ari uko kibimenyesheje ibigenzi byacyo i Burayi.
kandi kuri ubwo butaka hakoherezwaho ingabo nke. Intego yo kujya muri Afurika ko ari ukuhazana ibyo bise iterambere, kuhasakaza ubukristo no guteza imbere ubucuruzi bwabo. Kugira ngo igihugu cyemererwe ko ubutaka cyafashe ari ubwacyo, cyagombaga gusinyana n'abategetsi gakondo baho inyandiko yemera ko bemeye abakoloni, ariko bakazahabwa uburinzi n'icyo gihugu cy'abakolonije. Ibyo ntibyari bigoye, dore ko abategetsi benshi bo muri Afurika batari bazi kwandika cyangwa gusoma. Mu gihe cyo kugabana Afurika, uduce duke tw'uwo mugabane nizo twari twaragezwemo n'Abanyaburayi. Abenshi bari baragiye bakambika mu nkengero z'uwo mugabane ku bice bikora ku nyanja. Abakuru b'ibihugu bamwe na bamwe batangiye kujya birwanaho, bagenda bashaka kwigobotora abazungu bari barigize intare z'imikaka miremire mu gutwara ubutunzi bwabo. Urugero nka nyakwigendera Robert Mugabe akimara gutorerwa kuyobora Zimbabwe kuva mu 1987, ntiyifuzaga akajagari k'abazungu mu gihugu cye yaramaze gutorerwa kuyobora. What are you talking about? We are getting land. Uri kuvuga ibiki? Turi gufata ubutaka bwarangije manda. Ntibigeze wumva ibiganiro n'amasezerano twagiranye na guverinoma y'Abongereza? Kubera ko ari Abongereza bacumbitse, kwemera ko kandi ubutaka ari ubw'abaturage bahoranye na mbere. Nabo barabizi. Dufite gahunda yo kugera ku butaka bwacu nk'uko byahoze. Bubatsemo utuzu ducucitse, aho kubutunganya ngo babuhingemo cyangwa bwororerwemo. Cyakora aborozi bo turabaha amahitamo 3. Bagomba kwandikisha ubutaka ku muntu mushya ubuhawe, maze bagakora nk'abakozi be, cyangwa bazajya muri Mozambique ndetse na Zambia. Getting rid of slums, not getting rid of farm workers. It had nothing to do with farm workers at all. Farm workers, by the way, were to be given 3 choices. They could remain on the farm under the new owner and continue working on the farm. 2, if they were alien, and most of them were from Mozambique and Zambia. Mugabe kandi yemeraga ko abazungu ari abantu nk'abandi ntacyo batandukaniyeho n'Abanyafurika, bityo ko kubatinya byari ubujiji bukomeye. Mu gihe abandi bumvaga ko icyo umuzungu avuze cy'ibitegeko kigashyirwa mu bikorwa byihuse. Abo baraje bangiza ubwiza bw'igihugu cyacu bwite. Hari imirongo bagomba gukurikiza, kuko si ibiremwa muntu bihambaye. Bakomeje kuvugana na visi perezida ufite ubutaka mu nshingano ze, ariwe Joseph Musika. Ntibanyuzwe, ahubwo bumva ko kuba ari Abongereza kandi ari abazungu batandukanye n'undi wese. Kuyoboza igitugu nabyo ni iterabwoba ubwabyo. Muzamenye amateka yanyu bwite nk'uko natwe tuzi amateka yacu. Igitugu cyaturutsemo ubukoroni twahuye nabwo. Turimo kugerageza guhangana n'ikibazo cy'abarimo gupfa kubera inzara, kandi buri muturage wese arimo kwirwanaho ngo arebe uko yabaho neza. And being white, they are more divine than anyone else. Imperialism is terrorism itself, and you will know from your own history, as we know from our own history of imperialism through colonialism, that we suffered. We are trying our best to prevent people dying from hunger. Each and every one of our countries is trying its best. Ni umugabo utarigeze agira ubwoba bwabo, kabone n'ubwo babaga bahagaze imbere ye. Mugabe ni umwe mu bakuru b'ibihugu ba Afurika babaga bagiye mu nama y'umuryango w'abibumbye, agafata ijambo akavuga ashize amanga ntacyo atinya. Yangaga urunuka abakoloni n'ibikorwa byabo byose. And now you get some people still saying, because we are white and you are black, we can't give you. Ubu hari abantu bakivuga ngo kubera muri abazungu twe twabirabura ntitwaba uburenganzira bwo kuyobora inama y'umutekano. Ntacyo bivuze. Ibyo bigomba kurangira. Nyakubahwa Ban Ki-moon, babwire ko ubwo butumwa ubwise bwa nyuma buvugiwe hano. Hagomba kubamo uburinganire mu nama y'umutekano. Ntabwo tuzatuza hano mu nama tuvuga imbwirwaruhame gusa ngo dusubire mu rugo. Oya, nanone ibyicaro bikuru by'umuryango w'abibumbye byarasimbujwe. Reka dushyire ubutabera ahagaragara, mushyire hasi amasura y'umweru, muyashyire hamwe natwe aho kuturwanya. Ntacyo byadufasha mu gihe bahora badusebya ngo Mugabe ntiyakagombye kuba hariya, turashaka undi uhayobora. Muhora musaba ngo ntimukora neza, mushaka undi uyobora. Iyo ni demokarasi. Ikindi byose bituruka mu Burayi. Rero babwire baceceke.
and then put those with the white faces and pink noses, put them together as against us. How many are they, even man to a man? And do we allow that group should continue to harass us even in our independent countries? Regime change, Mugabe should not be there, we want someone else. The creator was telling me the other day that he had been told that, oh no, your party Chama Cha Mapinduzi had been in power for too long. You must now allow another party also to take over. Is that democracy? And that was coming from Europe. Tell them to shut their mouths. Iyi iracyari hadusarusi. Turi mu kiganiro hambere hanze. Mu 1900 nibwo batangiye kwinjira imbere muri Afurika. Bashakisha ibyo kwifashisha mu nganda zabo nk'amabuye y'agaciro, kauchu, cyakoreshwaga mu nganda zikora ibinyabiziga mu Burayi n'ibindi. Ubirigi nibwo bwabyungukiyemo cyane kuko umwami Leopold wa kabiri yahawe ububasha bwo kugenzura ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ategekwa kuhubaka ku buryo haba ahantu h'ubucuruzi hagati y'Abanyaburayi bose muri Afurika. Mbese buri gihugu cy'Iburayi gishaka kuyisanzura kikabikora uko gishaka. Mu bindi yasabwe ni ugukwirakwiza ubukristo mu bice byose bigize Kongo. Mu bagiye kwiga uko bazagabana Afurika, nta munyafurika cyangwa uyihagarariye wari uhari icyo gihe. Nubwo Leopold wa kabiri yari yemeye ko Kongo izabyazwa umusaruro n'Abanyaburayi bose, siko byagenze. Uko amasezerano yo gucukura no gutwara umutungo kamere wa Kongo amenshi yasinyishwaga sosiyete zo mu Bubiligi. Mu 1908 byaje kumenyekana ko ku mabwiriza ya Leopold wa kabiri abaturage ba Kongo bategekwaga kujya gushaka ingano runaka ya kauchu bashyira abatware b'Ababiligi. Batabikora bagacibwa amaboko cyangwa ibirenge. Leopold wa kabiri yaje kwamburwa Kongo iherezwa guverinoma y'Ububiligi. Kuva mu 1885 kugeza mu 1908 miliyoni z'abanyekongo zari zimaze gupfa zishwe, ziciwe amaboko, zikubiswe kubera ibikorwa by'agakiza Leopold yari yaravuze ko abazaniye. Nyamara byahebye okajya. Kugeza mu 1914 nibura 90% by'ibihugu bya Afurika byari mu maboko y'ibihugu birindwi by'Iburayi. Afurika yasanze guhindura imipaka byateza ibindi bibazo bidashira. Imipaka yashyizwe n'abakoloni ni ikigenderwaho n'uyu munsi. Mu mabwiriza ibihugu byari byahawe nuko abaturage bakolonijwe n'igihugu runaka babaga batemere guhahirana nabo badahuje igihugu kibakolonije. Mu birori byacaga kuri televiziyo y'Abafaransa umunsi umwe, umwami amaze kuvuga ibyo yagombaga kuvuga na perezida avuga ibyo yagombaga kuvuga, hanyuma ashimira umwami. Icyatangaje benshi nuko ku rundi ruhande hari uwari gutegura ijambo ritari ryitezwe ku bashinzwe gahunda. Uyu yari agiye kuvuga ibyo ngo yakagombye kumira. Hakaba hari ku munsi wo gutangaza ubwigenge bwa Kongo. Uyu nta wundi mvuga atari Patrice Lumumba. Uyu nawe ni umwe mu banyafurika batanyuzwe n'inda nini yazanywe n'abazungu muri uyu mugabane w'abafite uruhu rwirabura benshi. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement. Abarwanira ubwigenge uyu munsi twatsinze. Ndabasuje mu izina rya guverinoma ya Kongo. Nshuti zanjye mwe mwese mwahisemo kurwana ubudasubira inyuma. Ndabasaba ko uyu munsi waba umunsi wanditse muzahoza ku mitima yanyu. Igitari cy'igisobanuro cyayo kikazahoraho mukakigisha mushize amanga, kandi mukanakiraga abana banyu nabo bakazakiraga bazabakomokaho ko ari umunsi twagezeho duharanira ubwigenge bwacu. Ceci à leur tour fasse connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Patrice Emery Lumumba akimara kuvuga aya magambo, amashusho kuri televiziyo yahise abura, hasigara amagambo gusa, maze akomeza agira ati: Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions. Twamaze kumenya ininura, ibitutsi, inkoni twakubiswe buri gitondo, buri saa sita na buri mugoroba, kubera ko twari abirabura. Abirabura barabo gusuzugurwa mu gihe ibyubahiro byose byari bigenewe abazungu. Ubu twavuga ngo agahato k'abakoloni kararangiye. Textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort.
Akinumi avuga ko kubera ko benshi bagiye bacibwaho imipaka babaga ari abaturage bo mu bwoko bumwe, kubategeka kudahahirana kuko baciriweho imipaka byateje amakimbirane akomeye akigaragara n'uyu munsi. Aragira ati, iriya nama yangije byinshi cyane muri Afurika, hari ibihugu bikigerwaho n'ingaruka zayo uyu munsi. Mu myaka y'1960 abayobozi b'ibihugu bya Afurika byari bikibona ubwigenge bashatse guhindura imipaka yashyiriweho no mu nama y'i Berlin, ariko basanga byateza ibibazo byinshi kurusha ibyo bakemura. Umushakashatsi mu mateka y'ubukoloni muri Afurika akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Etfat Michael Pesek yagize ati, abayobozi benshi mu mwaka w'1960 bavugaga ko baramutse bayihinduye byaba ari ukwiteza ibibazo byinshi. Inzobere zivuga ko icyo gihe nibura amakimbirane yarashingiye hagati mu baturage atari hagati y'ibihugu. Guhindura imipaka byari kwiyongeraho andi makimbirane hagati y'ibihugu byombi, ibintu bikazamba kurushaho. Mu mwaka wa 2010 ubwo hizizwaga imyaka 125 ishize inama ya Berlin irangiye, abari bahagarariye ibihugu bya Afurika muri uwo munsi wizihijwe Berlin bavuze ko Afurika ikeneye impozamarira y'ibyangijwe n'ubukoloni, ndetse bavuga ko ibyakozwe ari ibyaha byibasiye inyoko muntu. Nubwo basabye impozamarira ariko nta na kimwe cyakozwe. Pesek yemeza ko bitatunguranye kuba ntacyo Afurika yahawe. Aragira ati, hari ibindi byagiye bivugwa byo guha impozamarira Afurika ku bw'ubucakara ndetse n'impozamarira ku bwa jenoside yakorewe Abayahudi, nyamara ntawe ujya ukomoza ku myaka isaga 100 Abanyaburayi bamaze muri Afurika bayikoloniza. Ghana nicyo gihugu cya Afurika cyabashije kwigobotora bwa mbere ingoyi cyashyizweho n'inama y'i Berlin kibona ubwigenge. Mu bihumbi 2000 hafi ibihugu byose byahoze bikolonijwe muri Afurika byari bimaze kubona ubwigenge bwabyo. Ikibazo ni uko byinshi mu bihugu byakolonije Afurika na nyuma y'ubwigenge byakomeje kugira akaboko karekare mu miyoborere ya Afurika, ndetse n'imwe ushaka kubibangamira agahita yigizwayo. Inama y'Abaminisitiri mu Bufaransa iherutse kwemeza umushinga w'itegeko rihindura amasezerano bwagiranye n'ibihugu 8 byo mu burengerazuba bwa Afurika ku ikoreshwa rya CFA. Igihugu gikoresha iryo faranga cyasabwaga kubika 1/2 cy'amafaranga n'amadevize yacyo muri banki nkuru y'Ubufaransa. Ese ibyo kwiyita bampuwe z'Imana kandi ari bantampuwe byo bizarangira ryari? Kuki Afurika ikomeje kuba akarima k'igikoni k'abazungu? Wowe ufite ruhare kingo ibi birangire burundu? Naho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ndagushimiye ko twabanye muri iki. Ntugacikwe. Nitwa Munezero Emmanuel. Ndabashimiye.